tubyutse byarangiye ari byo abanyarwanda bakunze gukoresha ku mbuga ngo yakindutse, sibyo? Ndi kubona bamwe babaye perdu cyangwa se batakaye, ariko turi abanyarwanda kandi ni kinyarwanda, sibyo? Yesu aracyakora TV. Imitima iteraniye ahantu kugira ngo twese imbaraga z'umwuka wera zitubonekeho, tubashe gusobanukirwa no kumenya icyo dushakaho. Byose bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Uri muri iki kibuga wese unezerewe ngo n'ibiganza hejuru avuga ati amen. Tunejejwe n'Imana mu mutima. Bakomeje kwicara ahangaha imbere, ngumva abantu bamenyereye kino kirere bati musengere kariya gacu hari inyuma, ariko Imana yacu irakomeye. Numva rwose mfite ibyiringiro ko aka kavura k'akajujuba ntacyo kadutwara, uburyo bwo kugira ninga ka Yesume ko kugira ngo gahanagure icyunzwe abaririmbyi bamaze kugira, sibyo? Ni amahumbezi. Uwo rero turi kumwe n'Imana kuko turi hano ku mugambi wayo. Amen. Abaririmbyi mwaturirimbiye indirimbo nyinshi kandi zirimo ijambo ry'Imana, aho abatangiye kuturirimbira batangiranye na Nehemiya batubwira uburyo yakoze umurimo no kubaka. Abandi barakomeza batubwira ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, n'izindi ndirimbo nyinshi cyane. Tutagiye muri byinshi, reka tumanze tubahereze intasho. Tuvuye hariya ku itoro rya Gasiza, waserutse ngakorara, ariko hari abandi twasize abaturanyi, imiryango n'itorero ry'Imana. Mwakire intasho. Nitegereje muri iki kibuga ndetse mbona umubare munini uri hano ari abaririmbyi. Ese uwababaza impamvu muri benshi kandi tubatiza? Yego tubatiza buri munsi, dufite n'abandi bantu bashobora kutubera abashyitsi, ariko mu myanya bagiye batanga abaririmbyi bahaguruka bagahagarara hano. Nabonye biganje ari 2/3 z'abaririmbyi mu bari hano b'abashyitsi n'abakirisitu. Nibajije kiriya kibazo, Bibiliya impereza igisubizo. Burya ijambo ry'Imana uko ritubwira ari nabyo byiringiro tugenderaho, nuko ritubwira ngo Bibiliya n'ijambo ry'Imana bizahagarara, ariko kuririmba no guhimbaza nibyo bizakomeza no muri cya gihugu twasezeranye. Haleluya. Burya nasanze ariyo mpamvu, kuko ubaye umukristo ukabatizwa, ntube umuririmbyi ngo uje muri korali, ntube n'umuririmbyi ku giti cyawe, haba harimo igihombo. Bizasigara hano, kandi abafite uwo mwuga wonyine nta handi bazawukorera usibye kuririmba no guhimbaza, turi kumwe n'ibizima n'abamarayika. Oh haleluya. Numva atari ubwa mbere ngeze hano, menya aho ubaye bwa kabiri binjiriye, kandi turi kumwe na korali. Bivuga ngo rero hano muri inshuti zacu, by'umwihariko ngewe, sibyo? Reka dusome ijambo ry'Imana kuko twabonye igihe cyagiye, kandi dufite ibindi bikorwa byinshi biri buze gukorwa hari imbere. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo twavuga ngo ritoya kuko hari abavuga ngo rito, kandi ijambo ry'Imana ritaba rito.
turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, hariya mu gice cya mbere umurongo waho wa mbere tugeze ku wa 5. Niba twahabonye turasoma mu izina rya Yesu. Njyewe Pawulo, umugaragu w'Imana, nkaba n'intumwa ya Yesu Kristo, natumwe Imana yatoranije ngo mbageze ku kwizera Kristo no kumenya kuri guhuje no kubaha Imana, kugira ngo biringire kuzabona ubugingo buhoraho Imana itabeshya yasezeranije cyangwa se yasezeranye kuva kera kose, mu gihe kigenwe yigaragaza ubutumwa bwayo, maze inshinga umurimo wo kubatangariza nkurikije itegeko ry'iyo Mana umukiza wacu. Murongo wa 4, ndakwandikiye Tito mwana wanjye by'ukuri, bitewe no kwemera Kristo dusangiye Imana Data, nikugirire ubuntu iguhe n'amahoro yifatanije na Kristo Yesu umukiza wacu. Murongo wa 5, icyatumye ngurekera Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bitari ku murongo, no gushyira abakuru b'itorero ry'Imana muri buri mugi ukurikije amabwiriza nguhaye. Imana itugirire neza. Ndi kubona bamwe babaye perdu cyangwa se batakaye, ariko turi Abanyarwanda kandi ni Kinyarwanda, sibyo? Iyi ni indi version cyangwa se version y'inuza y'Ikinyarwanda gishyashya, kandi kiri gusobanura ibyo mwasomye, uko amagambo cyangwa se vocabulary wasanga zisa n'izitandukanye ariko ari Kinyarwanda kimwe, sibyo? Bamwe bavuga icyuma, abandi bakavuga imugita, abandi bakavuga ibindi. Ni muri ubwo buryo. Amen. Amen. Reka dusomere rimwe noneho tugire icyo tuvuga. Reka dusome nanone ibyahishuriwe Yohana ibice 19 umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Ibyahishuriwe Yohana ibice 19 umurongo waho no wa 5 tugeze ku wa 9. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami agira ati, nimushime Imana yacu mwa bagaragu bayo mwese mwe, namwe abayitinya, aboroheje n'abakomeye. Hanyuma numva ijwi ry'imbaga nyamwinshi rirangirira nk'amazi menshi asuma, cyangwa nk'iry'inkuba zihinda cyane. Numva bavuga ngo haleluya, nidushime Nyagasani Imana yacu ishobora byose, kuko yimye ingoma. Nitunezerwe twiterere hejuru tumusingize, kuko igihe cy'ubukwe bw'umwana w'intama kigeze, kandi umugeni we akaba yiteguye. Yemerewe kwambara umwenda mwiza unoze ukenkemuye kandi urabagirana. Uwo mwenda unoze ushushanya ibikorwa bitunganiye Imana by'intore zayo. Uvuge ngo amen. Amen. Aya magambo turayavugaho gatoya. Pawulo yandikira Timoteyo yibukije abakristo, yabwiraga Timoteyo kwibutsa abakristo inshingano bafite mwese, ngo ugihumeka wese uriho ugende umubwire ko hari icyo yaremewe. Burya Imana kugira ngo tube turiho yaraturitse. Hari mwene data umwe mu gushima wavuze ati ku wa 3 nabonye ukuboko kw'Imana kuko ahanje hari harangiye. Yasubiza impamvu Imana yatumye bitaba.
kuri uwa gatatu uvuga mfite umuntu w'umudiyakoni wanyu hariya ku itorero mu Gasizi yafashwe hari kuwa gatatu, ariko kuwa gatanu birarangira. Yari umudiyakoni mwiza dukunda. Ejo twiriwe mu birori birimo agahinda ku bantu bafite imbaraga nkeya mu mubiri, ariko zarimo umunezero kuko umugeni umukozi w'Imana yaratashe arangije gukora ibyo yagombaga gukora byose. Dushyingura bagiyeho bavuga ibigwi, bavuga imirimo yakoraga, bavuga ibyo yakoreye abantu, nuko numvise abaririmbyi batwibutsa ibya Dorukasi. Burya twibutsa Dorukasi niyo mirimo, turazenguruka tukongera tukibuka Ezekiyeli. Namwe muri kwibuka Ezekiyeli? Burya abigihe cyarageze banahamagara, ariko nubwo batashe muri ya minsi yabo y'inyongezo bari bamaze gutunganya ibyo Imana yabongereje bw'iminsi yo kuba. Haleluya. Abaririmbyi sauti yaririmbira yaririmba ngo mbese nawe urabyibutse. Burya wakubwira ngo ongera utekereze usubize amaso inyuma. Twese twakwibuka iri joro ribi twigeze kugira, cyangwa se amanywa yatubereye mabi. Buri wese yatanga ubuhamya. Burya twari dukwiriye no kugira rimwe mu iteraniro, nubwo tubikora mu masengesho, ariko tugafata n'abantu babiri bakatubwira ibyababayeho, ubuhamya bwabo gatoya, kugira ngo dufashwe natwe twongere twibuke amateka yacu. Oh, haleluya. Amen. Iyo numvise ibyo ngewe nitekerezaho nkibuka hari iminsi tugenda tugeramo itugoye, ariko iyo bavuze gutyo nibuka umunsi umwe nigaga hariya ku Gisenyi muri 1993 92 njya koga, nabaga ku Gisenyi, noneho njya kogana n'abandi basore, nogera ahantu hari gazi irangurura mu kiva ingura ngahano iranjyana ingeza ngiriya kwa uriya musozi. Noneho nzakurwana mera nk'akababa kari hejuru ku mazi, umuntu ntabiragira niyo waba ungana n'umushumba wanyu hano ndi kubona ari we munini dufite. Ngerageza kugira ngo nzamuke ngabona ni hejuru, ariko nza kwika gatoya ngo muri metero zingahe sinagera ku musenyi. Ndatekereza kuko sinashoboraga kuvuga nti uko niko bapfaga, buriya napfuye, ubu ni umupfu, buriya narangije n'uwabona ahubwo ndabona abantu baje gushingura. Byakabona atabaza ku ngegero nari nabasize, ndi kubona bari kure cyane. Ngomeza kurwana kwigarandura, ngiye kubona nongera mbona ngiye hejuru y'amazi, ngerageza kurwana ngo noge, sinzi uburyo umuvumba waturukiriye uraza urakubita mera nkayana urasabiza wongera ujyana ku ngegero y'ikivu. Oh, haleluya. Uriya ni umunsi mubi nibuka, kandi nkibuka imbaraga z'Imana. Ntabwo ndavuga n'ibindi mu buzima bwacu dutunzwe akenshi n'ibibazo, ariko kugira ngo tutibagirwe Imana igenda iturwanirira ikagaragaza gukomera kwayo kugira ngo tirarire. Ubwo se hariya nahatanze iki? Ninde wanabaye? Usibye Uwiteka Imana. Oh, haleluya. Nawe uri buki Paulo abwira Tito ngo icyatumye, muzi impamvu turi hano muri iki kibuga, twaje kuririmba, si umurimo mwiza, ariko hari n'ibindi biri buze gukorwa mu gihe cyacu, kandi twese turabizi. Yesu ashimwe. Twigeze hari iwacu mu Gasiza, turi kumwe n'abadiyakoni, duhamagara abantu Imana yahaye umugisha, duhamagara umuntu umwe w'umudiyakoni tuti rero murabona ko kino gikorwa gikwiriye gukora. Asubiza abantu ati ubwo rero mwarebye kwa buriya buka bwanjye, niyo mpamvu mumpamagaye kugira ngo nzihungabanye. Bamwe barabasubiza ati sha ni kuvuze mu murimo w'Imana.
nta nubwo ari inka ufite n'ubuka kandi urabibona vuba bwa buka bwabaye ubukada atumuwe n'umuyaga. Ubu ni buri mu magereza ya buri munsi, ubu ni we mwesikoro, ni uri kugurisha imirima z'abandi akitirira amasambu, niwe iyo tubanye ibyamubaho cyangwa ni muriho. Twibuka ijambo yavuze, yasuzuguye Imana. Mwirinde gusuzugura Imana. Ibyo dufite ni ndizo. Uwo twashinguye w'umudiyakoni yari ari responsable ku kigo akurikirana na directeur, afite diplome, amazi ameza agera muri 7 ameze nabi, nubwo bongeje abarimu bakagera mu gihe cy'uburyohe yabyumvanye amatwi, cyabikora udufaranga batanze tukabafasha mu kumuvuza no kumugaburira, ariko asize sare y'ibihumbi 108 n'andi mafaveri yakagombye kugira. Ya diplome yakagombye kuyiraga umwe mu bana be cyangwa akayisigira umudamu wiwe. Impossible. Sinzi ukunze kubivuga ngo impossible dans la mathématique. Mathématique yo ngo bagora gusa, ni science ni exact. Niba kabiri ari uguteranyaho kabiri nuko nyine egal ka no. No kuvuga ngo bene data, ndashaka ko tugera igihe cyo gutekereza kuri cyo. Yohana ageze mu iyerekwa ngo yongera yumva ijwi hariya ku bice 19 ngo rivugwa n'abamarayika ngo ajya no mu iyerekwa ngo bwira abantu ngo mwishime ngo kandi muyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, ngo kandi umugeni agize ate wahawe kwambara umwambaro wera wo gukiranuka wabera, ngo kandi uwo mwambaro reka dushyire akarongo kwa riya jambo, ng'uwo mwambaro ahawe ni imirimo yo gukiranuka. Oh haleluya. Twari kugira rero bataza kubisobanura tukagira ngo ni kano gakositime cyangwa se nizi uniforme aba baririmbyi barambaye baraberewe, ariko arabisobanura ngo uwo mwambaro ahawe kwambara niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Ufite imirimo kimwe ne data. Ese iyo turirimbye byonyine ariko tugifite za kamera zitandukanye, nitugira ngo Imana irimo kutwishimira cyane, duhindura n'ingeso zacu, duhindura n'ibikorwa n'imyifatire, maze ubutumwa bwiza bujyanwe n'ibikorwa. Yakobo we umugaragu w'Imana haro yavuze ara mu gitabo, ukwizera kutagira imirimo kuba kugize gute, ngo yaje gutega n'umuntu ngo mbwira nyereka kwizera kwawe kugarukiye, ngo yabwiraga Aburahamu kuko Aburahamu yari afite kwizera, ari nayo mpamvu Imana yamwise inshuti yayo, ngo maze noneho Yakobo agira ibikorwa, ngo maze baza gutega ngo ariko muri aba bantu buriya ndi kubitegereza gutya cyangwa aba bashumba bambwira umukiranutsi muri aba bantu bose bari hano imbere, kuko baririmbye se niko bose bakiranutse. None se ko numvise abantu bafite amajwi meza tukumva barimo kuririmba dushaka no kujya kubaseba tukaba twashira mu mifuka, ahari bariya nibo bakiranutse. Ariko hari igipimo, dufite umunzani twahawe, tuzabamenyera kuki. Haleluya. Izo mbuto nizo Uwiteka atubwira kurangwa nazo, ngo ni nayo mirimo yo gukiranuka kwabera. Mwabona kubabwira ngo ufite ibyo bikorwa ubabwira ngo mwishime munezerwe kandi muyihimbaze kubw'imirimo n'ibikorwa mwibuka mwakoze kandi mugikomeje gukora.
aya magambo yatekerezaho mwene data mushiki wanje uri hano muri iki kibuga. Turangwe n'imirimo myiza yabera, kuko iyo mirimo niyo ituma tubwirwa ngo twishime. Burya urishima nta n'urubanza uba ufitiye ukora imirimo iteganyijwe. Niba uri umuririmbyi uyikora, niba uri umudiyakoni uyikora, niba uri n'umukristo ukora imirimo ukwiriye gukora. Yari amagambo yo kugira ngo twibukiranye aho turi hose tugihumeka uyu mwuka wose. Haleluya. Paulo iyi mirimo yarayifite, ariko arimo kukwibutsa ni njyewe, ni wowe, ni twe ba Tito b'uyu munsi wa none. Turarangije, ariko umuntu yakubaza ati se hano ibipfura muri iki kibanza turimo ku munsi wacu ushobora kuba uwa none. Dushobora kugenda, bamwe baje n'amamoto, abandi baje n'amamodokari, abandi baje n'amaguru. Hari igihe tunyerera bikaba ibibazo. Niyo tutarimo kugenda turyamye, hari igihe tuba turimo guhumeka, umuntu akabyuka ngo kana kagiye kuryama ari muzima, ngo ariko tubyutse byarangiye. Ari byo Abanyarwanda bakunze gukoresha ku mbuga ngo yakindutse, sibyo? None se abo byabayeho twaba tubaruta? Kuba byarababayeho ko ari kugira ngo bitubere icyitegererezo cyangwa se akabarore, tumenye gufata umwanzuro. Yesu ashimwe. Nuwe mwanzuro uhisemo gufata wehura aha urimo kubwirwa aya magambo? Tugiye gusenga Imana. Hari ibyo duhata tukarwanira kuba twabikora, ariko ntitwishoboze tutabisabye Kristo. Siko biri. Ariko Imana idushigikiye muri byo, turayisaba, twabikora bikemera, bigatanga umusaruro, tukumva nta rubanza dufitanye n'Uwiteka Imana yacu. Tugiye gusenga, dusengera aya magambo. Imana, nanjye shaka ko biriya byishimo wabwiye Yohana amaze kwerekwa abantu benshi, kuko iyo mbishatse nyishaka mw'amahoro byanga. Amahoro yanga kuza kubera iki? Kubera ko tudashikirana n'Imana uko bikwiriye. Ariko aka kanya ndashaka kugira ngo wowe nanjye dushikirane n'Ihoraho, maze itwereke amabanga duhishiye n'iki dushaka. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga. Ushaka nawe connection n'Uwiteka umwami wawe, urashaka kuja uhora unezerewe mu mutima, nkariya ku Bafilipi ngo muhore mwishimye mu mitima yanyu. Ariko kuko tubona abantu babaye indakare mu itorero ry'Imana, ukabona umuntu yabaye umumekonda, ubuzima mwisi bwaramushaririye. Uwiteka Imana
Aracyakora TV.